Ngahe? ibihumbi 50. Yes. Aya mafaranga rero umuntu yatanze Yego. ari mu gihugu cyanze sinzi icyo ari cyo, ariko yitwa David Munyankindi. Yego. David Munyankindi turagushimiye cyane kubw'ubufasha watanze, umuntu wabugeneye umugezeho. Hari n'abandi banyatse nimero ya konti ariko bo ntago barayashyiraho, ariko igihe cyose bari buyashyireho amafaranga nzanyazana kuri kamera nyegere gute nyagushyikirize. Nange uyu muntu mushimiye byimazeyo, Yego. mbikuye ku ndibaza umutima. aho yakuye Imana imukubire inshuro zitabarika. Yego. Kandi umutima wa kimuntu yagize azawuhorane. Yego. Natwe nicyo ari kutwiga, ni isomo twakagombye gukuraho. Icyo nakwifuza nanjye nuko ibyo nkoreye nazabikorera abandi. Nanjye umunsi nabonye ubushobozi nazabikorera abandi. Yego. Cyangwa umwana wanjye akazabikorera abandi nawe. Nibyo bya agiye afite washaka ngo ubona aho urara, urumva, hanyuma ujye urya unywe ukarabe, akuguriye imyenda, wenda uzajya nyura aho ngo urebera gusa, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye kwiga amatungo ugera gute. We ni nko kugufasha kugira ngo uve ku rubaraza, urumva, Yego. ugende nyine ujye wita kuri ayo matungo. Yego. Ako suwe mukozi afite abakozi bahagije. Yego. We nukubura aho ngaho nyine nzikodeshwa ibihumbi 30. Ngiye gufata ibihumbi 30 nishyura ukwezi kumwe. Ndangiza none ntago inzu wayibamo utariye. Wenda nguremo n'ibiro 5 by'umuceri, ngwemo n'agasafuriya nibase umuntu yaba yakarabiramo, mbega udukoresho nkenerwa kugira ntangire ubuzima. Niko numva bagete yayo nayipanze. Ubu se ufite matera? Nubwo ntayo mfite, ariko none se ko n'ubu nararaga hanze kuri ya karito. Yego. Kuri ya karito none ariko umunsi noneho ndayiraraho ndi mu nzu ndashyuha. Urashyuha? Reka twongeye tubahe ikaze kuri Rwiza Empire. Turabashuje cyane aho muherereye hose, abari hanze y'u Rwanda, abari mu Rwanda, bose turabasuhuje kandi turabakunda. Rero nkuko mutubona kuri screen zanyu, uyu munsi turi kumwe na Teacher. Akanyamuneza ni kose uyu munsi. Teacher, umeze ute? Meze neza. Umeze neza. Yego. Uriyumva ute uyu munsi? Ndi kubona hari icyerekezo biganamo. Icyerekezo. Biri kugenda bihinduka. Gute se? Bigujya bihinduka gute? Gusa ndabona wabaye mushyashya. Urabona ko noneho ntakiri gusa kwa kundi. Hari ababigezemo uruhare nyine. Yego. Hari ababigezemo uruhare kugira ngo ubusa gutyo. Yego. Hari ababigezemo uruhare. Yego. Mpereye kuri mwebwe ubwanyu twicaranye. Yego. Mwe mwansanze muri rya sayo, mukabasha kumbwira abanyarwanda n'abaturarwanda. Yego. Nabo ab'Imana ihawe ubushobozi akagira icyo bamfashaho, cyangwa bangabanyiriza kuri rya buri nene nikoreye, bakavunguraho gatoya, buri kugenda ibuye ryoroha. Ntago umutwaro ukikuremereye. Uraremereye, ariko ntago ibiro wari ufite cyagiye ntago ari byo ufite. Yego. Ntago ari by'umutwaro igifite. Nimba byari ibiro nk'ijana, yego, ubase wenda hamaze kuvaho nk'ibiro 20, hasigaye nka 80. Ibiro 20 bimaze kuvaho by'uburemere. Kurumva na 80 bikiri byinshi Teacher. Imana iri kubikora, ikorera mu bantu, nabyo bizagabanuka. Mfite icyizere ko uburemere buzagaruka kuri mayinazi. Yego. Rero abanyarwandakazi, impamvu twicaye hano, murabizi nakoze ikiganiro uno mupapa mukuru ubuvugizi bitewe n'ahantu namusanze nkabona bayeho nabi, namukoreye ubuvugizi, ariko uyu munsi kitwicara hano gushimira abantu. Ni ugushimira abantu bagize icyo bakora kugira ngo uno mugabo Michel
witwa papa cyusa. yego Yego. yego Kugira nibura urabona wenda ukuntu yasaga ubona ko byahindutse. Noneho ikituzanye aha ngaha uyu munsi ni ugushimira abantu, umuntu witanze kugira ngo uyu Michel abe yabasha kuva ku ikarito hamwe yararaga ku rubaraza rw'abantu hanze, kugira nibura nawe yaba yagira gute yashaka inzu yo kubamo. Michel rero yego urabizi nakoze ubuvugizi hirya no hino, yego ndagutabariza kugira ngo nibura uve hari ahantu yego nk'umuntu warereye abana b'Abanyarwanda. yego Ndavuga nti reka mukuru ubuvugizi wenda ave kuri iriya karito. yego Rero iyi saha tuvugana yego ejo hari umuntu wo hanze yego yanyohereje 50,000. yego Ndavuga ngo rero kugira ngo abone koko amafaranga ko nayatanze, yego ndayazana kuri kamera. N'undi wese uri butange amafaranga nzanyazana kuri kamera, Michel yabare nyamushyikirize. yego Reka rero tubikore, tuzane ayo mafaranga. Kuramo amafaranga uyabare turebe. Turebe ko yuzuye 50. rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi. Aruzuye Ubwo nangahe? 50,000. Yes. Ayo mafaranga rero umuntu yatanze yego ari mu gihugu cyanze sinzi icyo ari cyo, ariko yitwa David Munyankindi. yego David Munyankindi, turagushimiye cyane kubw'ubufasha watanze, umuntu wabugeneye bumugezeho. Hari n'abandi banyatse nimero ya konti ariko bo ntabwo barayashyiraho, ariko igihe cyose bari buyashyireho amafaranga nzanyazana kuri kamera nyegere gute nyagushyikirize. aha nanjye ndababwiza ukuri abadukurikiye ko nta kibazo baramutse bakeneye kumfasha cyangwa ari ukuntu Imana yafashije bakuntumaho nta kibazo. Uko nabahaye iriya nimero bakoresha nta kibazo. Nanjye uyu muntu mushimiye byimazeyo, Yego. mbikuye ku ndiba z'umutima, aho yakuye Imana imukubire inshuro zitabarika, Yego. kandi umutima wa kimuntu yagize azawuhorane. Yego. Natwe ni isomo twakagombye gukuraho. Icyo nakwifuza nanjye ni uko ibyo nkoreye nazabikorera abandi. Nanjye umunsi nabonye ubushobozi nazabikorera abandi. Yego. Cyangwa umwana wanjye akazabikorera abandi nawe. Nibyo byazanshimisha. N'abandi bantu bari kwitanga ko Imana ibashoboje, ari uwo nguriye agasabune, uwo wampaye akaraka nkaba nakora, abo nabo ndabashimiye. Ese hari undi muntu uguha amafaranga usibye uyu nguyu David Nkundineza? Oya, nta wundi muntu urampa amafaranga. Nta wundi muntu urampa amafaranga kuko nk'uko nabibabwiye nta telefone mfite. Iyo nabahaye niriya nta wundi muntu urayashyiraho. Yego. Kimwe kindi navuga ni uko nk'abanyamakuru mu bindi bitangazamakuru Yego. byinshi bitandukanye baba baza kunsaba inkuru bajya kuyisaba baguciyeho kuko ari wowe uzi aho wankuye, uzi isayi wankuyemo. Kuko bariya ni kwa kundi umuntu abona umuntu yirobeye ifi agashaka kujya kuyirya. Gutanga amakuru nta kibazo. Gutanga amakuru nta kibazo. Nawe wayabahereza. Ahubwo wera ukavuga ati se ndishobora ko nibagira icyo bafashe ndi bukibone.
ubwo ngubwo nk'uko ubu ngubu ubu musa naho mwambereye umubyeyi ndamufite yego simvuze ko ntamufite yego ni nk'aho mwambereye umubyeyi ariko ubu muri kundeberera muri buno buzima yego niyo mpamvu n'ubutaha hagize uza kundeba w'umunyamakuru nabanza nkavuga ngo reka mbanze mbaze umubyeyi kugira numve ko nta kibazo agaragaje no kuyamuha akayajyana ari igihuha cyangwa kuvugira n'ibyo utavuze yego cyangwa kongeramo ibye rero tica hari abantu bari kuvuga ngo baguha akazi hari nk'umudamu wavuze ngo baguha akazi ko mu ifamu yego hari n'undi mu diaspora wampamagaye ambwira ko ashaka kurangira akazi niba ufite diplome ufite indangamuntu yego urabifite yego urabifite rero akazi ko mu ifamu se wagakora bimeze biti oya akazi ko mu ifamu yego ndabizi ndagakeneye akazi ko mu ifamu ntago nagashobora ntabwo wajya kuragira amatungo ntago nagashobora pe ukeneye akazi ko kuba wakwigisha cyangwa kandi kose cyangwa kandi kose ariko ako mu ifamu ntago nagashobora ntabwo wagashobora uwanze kujya kunywa amata ngo uyiboga rumeze oya ntago nagashobora nazashwana n'umukoresha ntitaye ku matungo ye neza uko bikwiye yasanze amatungo yariho uburondwe cyangwa ntayakenwe ariko uriya mumama ikintu numvaga kapasiye agiye afite washaka ngo ubona aho urara urumva hanyuma ujye urya unywe ukarabe akuguriye imyenda wenda uzajya nyine aho ngo urebera gusa ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye kwiga amatungo ugera gute we ni nko kugufasha kugira ngo uve ku rubaraza urumva ugende nyine ujye wita kuri ayo matungo ariko si we mukozi afite abakozi bahagije we ni ukubura aho ngaho nyine urebera yenda ubwo bwatsi wabutanga buriya reka tubwizanye ukuri turi abantu bakuru n'umutima wa kimuntu ubaho simbihakana ariko mu mutima wa kimuntu uzanyitaho njyewe ubwanjye njyenyine kandi nitwa papa Cyusa rero nawe hari icyo ejo azansaba niyo mpamvu nakagombye icyiza nakabonye akazi noneho nkazabona icyo mfashisha Cyusa nuko numbyumva papa Cyusa ibyo 50 ugiye kubikoresha iki 50 muri quartier yego aho mba chambrette ikodeshwa 30 ngiye kugenda nzikodeshwa 30 ngiye gufata 30 nishyura ukwezi kumwe ndangiza none ntago inzu wayibamo utariye wenda nguremo n'ibiro 5 by'umuceri ngwemo n'agasafuriya nibase umuntu yaba yakarabiramo mbega udukoresho nkenerwa kugira ntangire ubuzima niko numva bagete yayo nayipanze ubu sifite matera nubwo ntayo mfite ariko none se ko n'ubu nararaga hanze kuri ya karito kuri ya karito none ariko umunsi noneho ndayiraraho ndi mu nzu ndashyuha urashyuha yuko urashyuha okay uyu munsi uragira uti ndashyuha ndarara mu nzu sibyo ikibazo iyo nzu uraramo nta kamatera papa Cyusa rero jyewe ubushobozi nefite ni kuriya rwose nuko mpagaze ahasigaye jyewe ntegereje umuntu wese ubona kino kiganiro abona ko nimba David Nkundi neza abonye gukodesha inzu sibyo David Nkundi Munyankindi David Munyankindi yakodesheje inzu ariko hari n'abandi bakomeje kwitanga bavuze ngo bashobora kuyampereza byanze bikunze twashakamo akamatera hari n'undi wavuze ngo agiye gushakira akazi tukatumutegereze tureka ikimana ikora kandi banyarwanda pe ijuru
ijuru bavuga ni iri turimo, ijuru bavuga ni iri ngiri uri gufasha umuntu ubabaye. Nta rindi juru dutegereje. Nimba uzi ko umuntu ari kurara hanze ukaba wamushyira mu nzu, ukaba uvuga ati reka mukodeshereze inzu cyangwa se reka mugure akamatera, ukitanga ku bwawe ukamuvana mu buzima bubi, nta rindi juru urimo ukorera ni iryo ngiryo. Uwo ni wo mugisha wa mbere Imana ivuga ati uyu muntu agize icyo akora ku buzima bw'umuntu. Ariko ibaze kuba uvuga ati byanze bikunze ufite umuntu ushimira, yaba umwe yaba babiri, bitewe n'uko namuhinduriye ubuzima. Nta juru rirenze iryo ngiryo. Kuba wafashe uyu muntu ni ijuru, nta rindi juru tuzabona usibye gukora imirimo myiza kuri iyi si. Rero Imana yavuga ngo gira neza wigendere. Rero nk'ubu ngubu muri iyi minsi hari ahantu nagiye gukora, hari umudamu witwa Oliva. Abantu benshi baramubonye, nubwo namushyize kuri True Voice TV Rwanda, niho ndumva nashyize ikiganiro cye, nayo ni channel yanjye, mu gihe muramubona. Oliva ni indaya, ariko kuba ari indaya si we yabyiteye. Oliva yabaye ipfubyi, ababyeyi bapfuye muri jenoside 1994. Ababyeyi barabica, bamaze kubica umuntu umusigaranye amufata nabi, ntiyagenda mu ishuri, kandi urumva ko na Farage ari kumwishyurira, ntabwo yigeze ajya mu ishuri. Umwana ntiyize, ajya mu kazi ko mu rugo, abaho nabi. Ariko naramusuye avuga uburyo ki kuba akora akazi k'uburaya atabyishimiye, abagabo yashatse bamubera babi, ariko amarira afite Abanyarwanda ari kurira. Umuntu wese wumva nawe wafasha Oliva akava ku muhanda akava mu buraya, rwose azabikore. Hari abatangiye kumamagara inkunga muzajya mutanga ku muntu akora ubuvugizi, nzajya nyijyana nyishyire kuri kamera mvuge n'umubare wayo. Urumva, ni ukuri tugire neza, nta rindi juru dutegereje kuri iyi si. Ijuru ni iri ngiri turimo dukorera. Nimba uri gufasha umuntu ni iryo juru, urumva. Rero ntuza Michel, hari abantu bifuje kukuvugisha. Yego. Turagira ngo tubahamagare. Hari uwo mwiganye, hari abo mwiganye, hari n'umuntu uvuga ati uyu mugabo ndashaka wenda kuba nagira icyo mufasha. Yego. Reka nze bambwiye ninkubona muguhereze. Yego. Reka tumuhamagare turebe ko yitaba, ubundi muvugane. Yego. Kidacomora. Uretse gato ndaje nguhamagare ndi mu kiganiro. Abanyarwanda bafite umutima reka, bafite umutima wa kimuntu. Yego. Katumuvugishe. Abangaba ni abantu mwiganye. Ntabwo iciyemo, ariko hari n'undi wakubonye bati yaba yambwiye ngo ninkubona muguhe muvugane. Yes, usanga nyine abantu bashidikanya bati uriya mudamu se twamuha akayarya, kandi mu by'ukuri aya mafaranga si amafaranga yaguhindurira ubuzima. Urumva, uno mugabo ndumva ahuze, uyu nguyu ndumva abana mwiganye, ndumva nayo telefone itari gucamo. Hari n'uwambwiye ati uwo mwarimu yanyigishije umwana. Kabide iyo ubanza utariho. Banza utariho. Arahuze, urumva, ariko gihe cyo nkwijeje icyo mbona. Yego.
Imana yatumye nzi hariya ahantu yego kandi umunsi wa mbere wambonye uranyihishe. n'uwa kabiri nayo nabyanze kuza. Yego wa mbere narakuyaho abanyarwanda no kugira ngo tuganirize no muntu byaratugoye pe. Ese kuki utashaka kutuganiriza ngo utange inkuru? ryari ipfunwe. ryari ipfunwe kandi bavuga ko iyo umuntu ashaka gukira indwara ayirata. hari igihe ureba ugasanga iyawe yarenze iz'abandi ukavuga ngo sinyirata ukumva urihebye. Reka da yegeze mikoro neza ku munwa ukumva iyawe uvuga ngo iyo ukumva irarenze ahubwo ukumva warihebye. ubu se muri karitsiye urabufata gute? muri karitsiye ahantu utuye ababonye uko waje umeze uje kundeba bakabona wongeye utashye umeze neza bakubwiye ngo iki? barambwira ngo byahindutse. byahindutse ari nanone nkavuga ku bantu ariko nanjye ndimo bagira imyumvire mibi ku itangazamakuru. Yego itangazamakuru ntabwo ari ribi ahubwo riba ribi bitewe n'uko warikoresheje. nanjye nari mufite imyumvire mibi ngo itangazamakuru ni ribi ariko ubu ngubu noneho umaze kubona ko ikimaze kubona icyiza cyaryo ryaba ribi ari wowe bigezemo uruhare. wowe utanga ikiganiro cyangwa wakubajije ariko especially wowe utanga ikiganiro niwe wagira itangazamakuru ribi. ubundi itangazamakuru murayitinya? turaritinya wenda ndetse ko ngewe mba nivugira ku buzima bwanjye bwite ariko nko mu makaritsiye hari ahantu abayobozi badakunda ko abantu bavugana n'itangazamakuru. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze. ese nk'ubwo umuyobozi yakubona nyine sibyo? nta muyobozi wakubonye ku itangazamakuru akubwira ati bimeze bite? ntacyo yambajije kidasanzwe cyangwa agire ibyaha anshinja. Yego yarambonye. umuyobozi w'umudugudu w'akagari? oya no mu mudugudu. Yego yakubwiye ngo iki? yambwiye nyine ko yambonye ku itangazamakuru arambwira nyine ngo ngaho usenga cyane. nese nk'umuyobozi ni ikere ari kugufasha? yavuze ko nawe agiye gutanga intuza ikibazo ikirego yavuze ko nawe agiye kugufasha wenda utugari umudugudu bafasha abantu bakaba bubakira bagira gute wowe ntacyo ahubwo agiye kuko yagufasha? yarambwiye ngo baracyashakisha. ariko byibuze urabona yuko nyine nawe yabimenye. ubwo niba yabimenye ari nk'umuyobozi w'umudugudu ubwo abwira gitifu w'akagari. gitifu w'akagari nawe agiye ikintu akora. Yego niyo mpamvu rero itangazamakuru ari ryiza. Yego kuko buriya iyo wanga kuma inkuru ukihisha ubu ntabwo ubusa gutyo ubu gisana ryataka. Yego sibyo? Yego mujye mubohoka mubwira itangazamakuru kuko twebwe nimba ashyize inkuru ikayibwa n'ibihumbi 30. Yego abantu 30 ni abantu benshi. Yego rero hano hanze hari abantu bafite umutima wo gufasha. Yego akavuga ati jye nkeneye umuntu wo gufasha nkaba namuhindura ubuzima. ariko nimba ikintu kiryoha urumva? Yego uzi kuba ufite umuntu wafashije. Yego akava mu buzima bubi akabona nibura ubuzima bugize bubayabaye nubwo atari bwiza cyane nkuko bwifuza ariko uriya muntu arinda apfata kwibagiwe. Yego Yego ubu umuntu akugeneza wamwibagirwa? ntago namwibagirwa. ntago wamwibagirwa. uzakomeza kandi iyo bari umuco mwiza. Yego natwe twakagombye gusigira abadukomokaho. noneho ndashaka kwibaza hari umuntu wavuze ngo wajya ngo kuri cya kigo wigishijeho warangiza nyine ngo bakabaza niba koko ngo bagatanga ikirego tugashaka umwavoka. Yego kuko ubu ngubu tuvugana ndumva leta itakongera kumuha akazi. Yego byakeneye umwavoka. Yego tugashaka umwavoka. koko tukareba ko kuba nigishije kuko kwivuga ntabwo tubizi ko nimba banigishije usibye ko twabonye ngo wigishije abadamu bavuze ngo wigishije abana babo. Yego ubu tugashaka umwavoka akabikurikirana ku buryo yakongera kubona akazi wenda. Yego muri leta ubu wakabona akazi utagize
ubu wakora ibizamini haguha akazi cyangwa njyewe ikizamini ndi tayari kugikora nk'uko mbikubwira ndi tayari gukora ikizamini bitayari umva wagitsinda cyane iyo ukeneye nibaza nimba warirukanye ku kazi ubu ukonze ko umukozi wa leta iyo bamwirukanye adapfa kongera kubona akazi ntabwo mpfa kongera kubona akazi muri leta n'ubundi niko bimeze ubu umeze nk'uwigeze ufungwaho amezi atandatu igifungo cy'amezi 6 uruvuga ngo byakeneye umwavoka kugira ngo ubusembwa bukuveho uvuge ko byagenze yego ubu umuntu wese uvuga ati igihe ashobora kubona umwavoka yego yagufasha yamfasha ufite indangamuntu yego indangamuntu urayifite yego na diplome urayifite yego biroroshye noneho umuntu wese ashaka kumubera umwavoka ashaka kumuburanira uno mugabo akaba yakwisubira mu kazi cyangwa se n'undi ufite akazi kayo kose kuko barabitubwira ko nta kazi turamubonera kugeza iyi saha nta kazi turamubonera urumva babitubwiye pe ngo bazamushakira akazi ariko kugeza iyi saha nta kazi afite nta kazi afite rero hagize umuntu ubwo afite yaduhamagara akagira gute akamuduhera akazi kuko abakoreye igihugu ngaho rero n'icyo wabwira madamu wawe wagusize ese wabwira madamu muravugana ubu ngubu oya ntabwo tuvugana aramutse abonye iyi nkuru n'icyo wamubwira icyo namubwira nkamubwira ngo biri guhinduka kandi nkamubwira ngo sinakwanze niko namubwira ntabwo wamwaza yego uracyamukunda yego kuki wanga umuntu wawutaye ko yagutaye ubuwe hoya ntabwo abantu bose bagira amarangamutima amwe cyangwa bagira no kwihangana kumwe kandi nta n'utababarirwa nta muntu ubaho nta buzima bubaho butababarira ikosa yagize nanjye narigira yego niyo mpamvu rero nta muciraho umukingo ngo ndamwanzi nta kubabarira bibaho no gukosa bibaho ubu se umwana ujye kumusura umwana icyo kiganiro sinzi umuntu nakigiranye na aramanza atari wowe twebwe ukuntu tubana mbigisha ubukoti ko gushobokamo na minisitiri kwemera neza ubundi twari dufitanye gahunda ko nta muntu n'umwe ugomba kujya mu rugo rw'undi yaba njyewe nkaba ntagiwe nawe akaba atazi iwanjye twaba dushaka umwana ko abona umwe muri twebwe tukagira ahantu duhurira nkaza nkagenda nkamufata nimugoroba yamara kunsura nkamusubiza akongera akamutura ko nta muntu umenya urugo rw'undi ahaba kurumva ari ikibazo ahubwo gikomeye ni ukubuzima ni ukuvuga ngo umuntu mwabanye mwapanze ko adashobora ariko arikikira umwami mwarapfuye nta kindi twapfa kuko ntabwo ubukene bwatuma ubuntu upfa n'ikintu umuntu bati ntuzansure nawe sinzagusura nta kindi twapfuye ntacyo kihishe hagati yanyu ntacyo none ko urumva wowe kimufite hagati mati twabana urumva we yakwemera nimba yakubwiye gutyo umva yakwemera nta cyizere mfite nta cyizere ufite nta cyizere mfite ubu se ndibaza yongeye gushaka undi mugabo yarambwiye ngo azamushaka ubu se uyu nyine kugeza iyi saha nta makuru mfite ariko bwe ko agiye kwishakira undi mugabo ubu umwana wamuheruka mu gihe kingana iki umwana uheruka kumubona kumukubita amaso ryari hashize iminsi myinshi utamureba yego si ujya ugirira ntimba yo kuba utabona umwana wawe ngo wumve agize ikintu ku mutima cyo ntabwo cyabura naho uri umubyeyi nawe ntabwo icyo cyabura ariko nanone uravuga uti basi arahari ubundi uhora mu nzira iri positive yego ukavuga uti ubwo nta urampamagara ngo hari icyabaye buriya ni muzima ni uko ubutekereza ntacyo haramutse hari icyabaye kidasanzwe bambwira yego bakubwira rero hari umuntu wadukurikira tubaza ngo ese ngo tumuhite ngo asubire mu cyaro
umuntu wamubwira iki Uwo ngo mu- bwite iki ngo usubire mu cyaro Aha. ese icyo kibazo nagisubizaho. Iwacu tuvukana turi abana 7, yego njye mukuru. Muri abo bana 7 babiri baracyaba mu rugo, yego baracyabana n'umukecuru, papa we yaritahiye. Imana yamukunze kuturusha, yaritahiye. Ariko amakanda se ku ntego icyo numbajije, yego mu cyaro ntago najyayo. Kubera iki ntajyayo? Nuko ujya gutura, ndajya gutura umutwaro umukecuru, arajya kuba agaburira abo ngabo, abo bana, wenda n'abuzukuru, ntago twashoboka, ntago byakwemera. Ahubwo nakomeza ngashakisha. Allo? Allo? Oui. Mwaramutse neza. Yego ruko. Meze neza. Mama nabonye akoresheje ikiganiro. Yego. Iyo mama namubona gute? Okay, n'ibindi mu kiganiro. Ningisoza ndakubwira uko bamubona. Ningisoza Na telefone agira. nta telefone afite. Wandangiye ukakira aho batuye nkajya kumureba. Beka ndaje makuru ngende mu kiganiro. Urumva urutubwira ngo ufite mu rugo hari abana 3. Yego. Ntago najya rero kurukushya umukecuru ngo nanyangaburire, nange ndi umuntu w'umusaza njye akagombye kumugaburira. Kandi wakabaye ari wowe wakagombye kumugaburira. Icyo cyo ntago wasubirayo. Ahubwo nzakomeza nshakishe. Ushakishe? Ushakishe nibura nawe wenda ujye unamusunikira. Ngira icyo musova nanjye. Kereza. Nukubitekereza. Yego. Ayo byo gutaha byo nanyu numvise numvaga wapipe. Agabuga baca n'umugani mu Kinyarwanda. Ngo nta mugabo uruha. Ariko nawe muri imisi nakurangiye akazi ntiwakazaho byagenze bite bararwaye? Ubwa mbere nararwaye. Noneho ejo bundi nagize izindi gahunda zituma ntaboneka. Oye n'uri kari akazi ni nk'ak'icyumweru n'ubundi ntago kagize. Yego. Ntago karambye, ntago ari akazi karambye. Yego. Ariko noneho sindi twasoza. Niko. Karame. Giye ikintu noneho bitewe n'ukuntu uyu munsi umeze n'ukuntu uyu munsi ugaragara, mbese giye ikintu ubwira abanyarwanda, sibyo? Yego. Nyine imva mutima zawe. Mba mutima zanjye. Yego. Cyo nabwira abanyarwanda n'abaturarwanda. Yego. Nuko mbonye ko hakiri ibyiringiro ko ntakagombye kwiheba nkuko nari nihebye. Yego. Ntago ukigunze. Ntago nkigunze cyane. Yego. Kuko ari nabyo kandi nkashimira abanyarwanda ko ibyo nabasabye babinkoreye. Nabasabye kunyegera. Yego. Kunyegera. Aho ikiganiro tugikoreye harabamo n'abagenda banyegera. Yego. Especially mwebwe turi kumwe. Niyo tutacu ikiganiro kwa nta telefone mfite urahamagara muri karitsiye wa muntu yaramutse ate yiriwe ate. Ibyo rero mbita binyereka ko hari umuntu mfite unyitayeho cyangwa abantu banyitayeho bamenye ko nanjye nkeneye ubuzima. Ibyo bigatuma hari uko mpinduka mu muri wanjye cyangwa muri mind zanjye. Bituma psychology yanjye igenda neza. Nkumva ko burya hari umuntu umpangayikiye. Yego. Kugira cyangwa mu minsi yaje nzi ko umuntu mumva ariko ababyumva simuntera ibuye ababyumva. Yego.
nanzi ko umuntu ahangayikira umwana we n'umugore ariko ibi binyeretse ko mbonye ibyo ndi kubona muri no minsi mbonye ko nta umuntu ahangayikira n'undi nanjye mfite umpangayikiye ibyo rero bituma bwa bwigunge mbuvamo. ni ukuri rega zino nk'ubu tunakora yego zo gukora abantu ubuvugizi mu by'ukuri natwe n'imigisha dukorera iyi n'imigisha tuba turi gukorera yego kuko igihe cyose iyo ngiye gushaka inkuru nkabura n'umuntu uri kurira ubabaye yego umutima ugukora hose ntacyo umuhaye wawubona ntabwo wawubona rero aba ari imigisha yego hano njya muri komenti ngo kandi wasanga ngo uwo muntu ugiye ngo nta na bitanu umuhaye nawe nyitekereza uwo mutima we wawubona oya ntabwo wawubona ntabwo wabona rero ntukajye mubureminga abantu ngo umumariye iki si ngombwa icyo mumare ngo nze nkikubwire yego aba ari ibanga ryawe nawe kumva nzi icyo nakoze yego rero ntabwo nasanga umuntu ababaye ngo ngende gutyo yego yego uzi gusanga umuntu wikurira mwatorokana akaburara aba ari ikibazo ugasanga umuntu ushonje mwahuye mwamenyanye mwakuranye inkuru akagira akaburara ibyo rero ni ikosa ariko hariho n'ababikora ntagire ikintu bamuhereza nabo babaho niyo mpamvu cano yanyu n'abakozi bayo ku giti cyanjye ndabashimira muragerageza murakoze muragerageza 90%. Kwa ijana ku ijana ntaribaho ntiwabura udukosa ukora tubamo ariko muba mwagerageje buri ikintu kiba cyiza bya bindi ufite bikeya ugaha ko uwo muntu ubabaye biramushimisha ahubwo ikibi ni hari abandi ariko ntabwo ari mwebwe hari abandi aza akakwizeza ahubwo akakwizeza ibyo ataraguha akakwizeza ibyo ataraguha ntabiguhe hari uwo mwijeje ntiyabiyemo ariko ibyo aba ari ibanga ry'umuntu n'uwo babibaye ntabwo ari ngombwa ko bijya public yego ubwo nawe harariyize nimba yarakubeshye ntagire icyo gufasha yego rero nuba twakongera tukabwira abantu niya nimero kugira ngo undi muntu ndayizi nta kibazo undi muntu uzi ushaka gufasha uno mugabo isaha n'isaha twe tumugeraho washaka munavugana twamuguhereza tukatubwiye nimero kugira ngo undi muntu ufite umutima w'urukundo ushaka gufasha nimero yashyiraho ubwo bufasha ni 079 20 13 681 twongeye tuyisubiremo ni 079 20 13 681 iyo nimero niyo ushobora kuba washyiraho ubufasha uno mugabo bukamugeraho kandi tubwire abanyarwanda ko ubufasha bwose buzajya buboneka tubuzana kuri kamera tubutange nuko gahunda imeze dushimira abantu bakomeje kwitanga n'abandi babyemi batarabikora twizeye yuko muri mu bikore uno mugabo uyu munsi wa none ngo ugiye kuhakoresha iki amafaranga ngiye gukodeshamo inzu ukwezi kumwe yego asigara nguremo ibyo kurya yego rero nubwo afite ayo ukoresha ukwezi kumwe akajyana kugura ibyo kurya ariko mwibuke nta kamatera afite ko kuba yaryamaho rero hagize n'uriboneka tukamugura amatera byaba ari byiza urumva nawe akumva nyine ko yageze mu bantu akumva nyine ko akava mu bwigunge hari ubukine n'akaradiyo radiyo buriya ivura stress kajya wumva imiziki nkunda n'ibiganiro yego ubwo kugeza isa nta telefone ufite wenda iby'ibanze ugiye gukodeshamo inzu nurangiza uhaha ibyo kurya ubwo andi mafaranga twabona twamuguramo telefone tukamuguramo akamatera sibyo
wenda ahantu muboneye akazi nk'ak'icyumweru kimwe muri iyi minsi uraza nkujyaneyo uba ugakora sibyo? Yego. Reka rero dushimire abanyarwanda, mwarakoze kwitanga, mukomeze mwitange, tugire urukundo. Nababwiye ngo ijuru niri turimo, ijuru nta rindi ni ugufasha umuntu akava mu bukene akava mu bwigunge, niryo juru rya mbere. Iyo mirimo n'Imana izakubaza ku isi wari uri wakoze iki? Hari umuntu wafashije? Nabara abapasiteri bakurebe bakugane rwose, Pastor Mignone njya mbona umubyeyi mwiza afasha abantu. N'uyu muntu nubwo atari mu idini ryangaze gusengera iwawe, ariko umuntu nk'uyu nawe wamufasha. N'abandi benshi afasha abantu njya mbabona. Nk'uyu muntu uba warize gereza abana b'abanyarwanda akajya muri class akigisha, urumva afite itafari yashyize ku gihugu cyacu yigishije abana, sibyo? Uyu munsi n'abayobozi uyu munsi bakora hirya no hino, n'umuntu wabona yo yaramwigishije yemeye kunyura kuri ya nimero twatanze akaba yatanga inkunga ye kandi ikamugeraho. Reka rero tubashimire, murakoze, Imana ibahe umugisha. Nanjye ndabashimiye kandi mbabwira ko nta muntu wakwigaya ngo njyewe nta nkunga nabona, nta nkunga n'igiceri cy'ijana ni inkunga, ndagishimira. Nanjye ndabashimiye, Imana ibongerere, ibakubire inshuro abandi bavuga 7, ngewe bakubire inshuro ntamenye umubare, bafashe n'abandi, nanjye mu bushobozi mfashe. Ndashimye nanjye.